twongeye kubasuhuza mwese abakunzi bacu bakurikira Jokeya, tubahaye ikaze aho muherereye hose ku isi yose, mu Buraya, muri Amerika, muri Afurika y'Amajyaruguru, iy'Amajyepfo, Afurika yo hagati, muri East Africa, mu Rwanda, Amajyaruguru, Amajyepfo, Uburengerazuba, Uburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali, mwese tubahaye ikaze kandi amahoro y'Imana akomeze abaye namwe. Nk'uko mubizi, twabateguriye uruhererekane rw'ibiganiro byiza cyane bibasobanurira ubuzima bwanyu bw'imyororokere. Uyu munsi nk'uko mwese mwabyifuje, twabazaniye umutumirwa uraza kutuganira cyane cyane ku bijyanye n'ukwezi k'umugore. Ni muganga w'inzobere, aratangira atwibwira, atubwire n'ubutumwa yatuzaniye. Njyewe ni wa mutaramyi wanyu, ni Shadai Benjamin, mbahaye ikaze. Tuguhaye ikaze muri Jokeya. Murakoze cyane. Watangira wibwira abadukurikiye. Murakoze, nitwa muganga Diane Joyeuse Mutuyimana. Ndi umuganga nkorera mu Rwanda mu bitaro bya Byumba byo ku rwego rwa 2 rwigisha. Murakoze. Warakoze cyane. Ni muganga Mutuyimana Joyeuse. Uyu munsi niwe waje kutuganiriza ku bijyanye n'ukwezi k'umugore. Yego. Sibyo? Nibyo. So, tubwire muri make, ukwezi k'umugore ni iki? Kuki ubundi wakwita ukwezi k'umugore bimeze bite? Murakoze. Ukwezi k'umugore ntabwo ari ukwezi gusanzwe nk'uko tuvuga ukwezi kwa mbere, Gicurasi, Kanama, Ukuboza. Kwitwa ukwezi k'umugore kubera ko ari uruhererekane, nimba navuga, cyangwa uruziga rugaragaza ihindagurika ry'imisemburo mu mubiri w'umudamu cyangwa w'umugore, bigatuma hari ibimenyetso bimwe na bimwe agenda agira, hari ihindagurika rigenda riba ku mubiri we, kandi ibyo bintu akaba ari ibintu bihoraho, bigenda bisimburana, ibihe bimwe bisimbura ibindi. Murakoze. So bivuga ngo ni ukwezi, byise ukwezi kubera ko ni ibintu bigaruka. Ni ibintu bigaruka. Bigenda bigaruka. Kuki se bakwita uk'umugore? Abagabo bo ntako bagira. Oya, ntabwo uko kwezi ni uk'umugore, kubera ko iryo hindagurika ribaho ryisubira, riba mu mubiri w'umugore, kandi ni ibintu niko umugore aremwe. Ni ibintu biba ku mugore kuko ariko aremwe, bitandukanye n'uko umugabo awe aremwe. Bimufasha iki? Ikintu bifasha umugore, bitangira kubaho, ukwezi k'umugore gutangira kubaho iyo umwana w'umukobwa w'umwangavu ageze mu gihe cy'uburumbuke, ni ukuvuga igihe yatangiye kubona imihango, igihe twavuga ko aba ashobora noneho gusama, akaba yaba umubyeyi. Yego. Ni ukuvuga ngo igihe umuntu atangiye kugira imihango ntatangire uko kwezi k'umugore. Ukwezi k'umugore gutangira icyo gihe nyine atangiye kubona imihango, bitangirana n'ubwangavu k'umwana w'umukobwa. Ubwo uko kwezi k'umugore kwaba gufite kugira ibice bingahe? Ese ibyo bice hari icyo bihindura ku mubiri w'umugore byagaragara inyuma mu marangamutima cyangwa se ibimenyetso yakwiyumvamo? Muratangira mutubwira nyine uko uko kwezi bakugabanya, uko twakubara, munatubwiye n'ibyo bimenyetso niba bihari. Yego. Ubu kwezi k'umugore nk'uko bivuze, ntago twatangiye tuvuga ko hari ihindagurika rigenda ribaho. Ni ukuvuga ngo muri uko kwezi twakugabanyamo ibice 4. Ibyo bice 4 twahera ukwezi k'umugore dutangira kukubara igihe umukobwa cyangwa umugore agiye mu gihe cye cy'imihango. Ni ukuvuga ngo umunsi wa mbere w'imihango tuvuga ko ariwo munsi wa mbere w'ukwezi kwiwe. Ukwezi kwa gutangiye. Yego, ukwezi kwe kwa gutangiye. Hanyuma rero imihango ugereranyije imara hagati y'iminsi 3 kugeza kuri 7. Icyo ngicyo nkaba nakita nk'igice cya mbere. Yego. Igice kiba gikurikiyeho rero ni igihe umubiri uba uri uturera ntanga, tuba turi gukuza intanga kugira ngo umunsi zizarekurwa ibe yahura noneho n'intanga ngabo igihe habaye imibonano mpuzabitsina
kugira ngo habaho kwirema k'umwana, yego kubagurirwa kw'iyo ntangangore. gusama Ni nko gusama ariko ntago mbyita gusama neza. yego Yego, ni uguhura kw'intangangabo n'intangangore. Hanyuma rero ubwo icyo ngicyo igihe iyo mirerantanga iri gukuza izo ntanga tuba twacyita igice cya kabiri. Hakaba hari imisemburo iba iri muri icyo gice cya kabiri itandukanye n'ibindi bice. Harimo imisemburo yitwa yo mu rwego bwa FSH, niko bayita mu gifaransa. ubwo magambo arambuye Magambo arambuye ni follicular stimulating hormone mu cyongereza. Yego, hanyuma rero hagakurikiraho igice cya gatatu twita ovulation mu rurimi rw'igifaransa, ari cya gihe intangangore noneho iba imaze guhisha ikarekurwa na ya mirerantanga yiteguye guhura n'intangangabo. Icyo gihe rero naho habamo imisemburo yo mu bwoko bwa LH cyangwa luteinizing hormone mu rurimi rw'icyongereza, iba yazamutse ku rwego rwo hejuru, noneho bigatuma ya ntangangore irekurwa ikajya mu miyoborantanga ariho ishobora guhurira n'intangangabo. yego Icyo gihe niho hakunda kugaragara umudamu ashobora kugira ibimenyetso bitandukanye ku mubiri. Icya mbere ni uko abenshi bashobora kumva ubabara mu gice cy'inda cyo hasi ku ruhande rw'iburyo cyangwa urw'ibumoso. mu nda ibyara Oya, ntabwo ari mu nda ibyara, ahubwo ni ku nda ku gice cyo hasi, ahubwo ku ruhande rumwe cyangwa ibumoso, kuko ariho haba ututwirerantanga. Iyo ntanga irekuwe umuntu ashobora kugira uburibwe, ariko ntabwo ari abadamu bose bishobora kubaho cyangwa abakobwa bose, bigenda bitandukana bitewe n'imiterere y'abantu. Hanyuma ikindi gishobora kubaho ni uko umudamu ashobora kubona amaraso ariko makeya, ibyo twita spotting mu rurimi rw'icyongereza. Ni uturaso tuza ari dukeya cyane, rimwe na rimwe atari amaraso atsindagiye atukura cyane, ahubwo ari amaraso asa nk'ashatse kweruruka. Nayo aba yatewe no kurekurwa kw'iyo ntanga. Ikindi ni uko ubushyuhe bwo mu mubiri w'umudamu nanone buriyongera, si ku badamu bose, ariko hari igihe igipimo cy'ubushyuhe bwo mu mubiri kizamuka kikaba cyajya hejuru y'icyo yarasanganywe mu minsi ye isanzwe itari muri icyo gihe cya ovulation. Hanyuma ikindi ni uko hari abadamu bagira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina bukaba bwakwiyongera. Ikindi ni uko agira guhindagurika k'ururenda rwiwe, rukaba rwaza ari ururenda rwinshi kandi rusa nk'urumatiye rwenda kweruruka. Ndumva ari ibyo ngibyo kuri ovulation bishobora kubaho. Hanyuma rero ikindi gice cya kane gikurikiyeho nyuma yaho ni igice noneho nyababyeyi iba yitegura kwakira umwana igihe haramutse habayeho guhura kw'intangangabo n'intangangore. Ni ukuvuga ngo hari imisemburo irekurwa yitwa progesterone ituma nyababyeyi mu ruramwo imbere hatangira kwitegura kwakira umwana. Noneho uyu mwana haramutse iyo ntangangore iramutse ihuye n'intangangabo hakirema umwana agatangira kwirema, nyababyeyi iba yiteguye kumwakira. Ariko noneho yaramutse nta guhura kw'intangangabo n'intangangore byabayeho, nibyo bituma noneho ya mihango iza. Ni ukuvuga noneho ya misemburo iragenda ikagabanuka, iyitwa progesterone n'iyo yitwa estrogene iramanuka yose, aricyo gihe umudamu noneho atangira kubona amaraso. Bya bindi nyababyeyi yari yateguye kwakiramo umwana, igihe uwo mwana atabashije kwirema cyangwa hatabayeho guhura kw'iyo ntangangabo n'intangangore, noneho ibyo ngibyo akaba ibyo byongera gusohoka ukundi kwezi kukaba kuratangiye. ibintu ni byinshi cyane, reka tubigabanyemo ibice. Yego. Reka dufate igice cya mbere wise icyo gukuza amagi. Yego, gukuza intangangore. Yego. Kiriya gice gihera ryari kikagera ryari, haba harimo iyihe misemburo, umuntu ibimenyetso by'inyuma umudamu afite ni ibihe? Igice cya mbere icyo ngicyo gitangirana n'umunsi wa mbere w'imihango, kikaba ari igice cyo gihindagurika. Ni ukuvuga ngo icyo gice cya mbere cyo gukuza intanga bitewe n'ukwezi k'umugore uko kungana, kuko abagore bose ntibagira ukwezi kureshya, ni igice gihindagurika. Ni ukuvuga ngo
iyo uramutse ufite ukwezi wenda tubara hagati y'iminsi 25 kugeza kuri 35 kuko kwaba ari ukwezi gusanzwe, hakaba ari ugira ukwezi kugufiya, hakaba ari n'ugira ukwezi kurekure. Iryo hindagurika mu minsi rero riba n'ubundi kuri cya gice cya mbere, kuko igice cya kabiri cya nyuma yo kurekurwa kw'intangangore cyo ntago gihinduka, aba ari iminsi ugereranyije 14 kugira ngo umuntu yongere atangire ukundi kwezi gukurikiyeho. Hanyuma rero icyo gice cya mbere nicyo bita gute mu ndimi z'amahanga kugira ngo tubyumve neza? cyitwa proliferative phase mu rurimi rw'icyongereza. Okay. Proliferative phase. Yego. Hanyuma rero aho ngaho hormone nyinshi ziba zihari, hari iyo twavuze yitwa follicular stimulating hormone. Nta nicyo bita follicular phase? Oya. Okay. Ntabwo ari. Yego. Yego. Hanyuma rero ni icyo gice hari follicular stimulating hormone iba ari nyinshi, igatuma itwa twitwa follicule cyangwa intanga ahantu ziba ziri muri ovaire zigenda zikura, noneho imwe muri yo niyo ikura kurusha izindi, kuko umugore turera intanga twiwe dusohora intanga imwe ku kwezi, ariko bishobora kubaho ko hakura intanga ebyiri icyarimwe. Yego. Bishobora kubaho. Hanyuma rero muri icyo gihe inshuro nyinshi uvanyemo igice, kuko aho ngaho nabariyemo n'iminsi umudamu ashobora kuba ari mu mihango, ukuyemo iminsi umudamu ari mu mihango ashobora kugira ibibazo byo kumva byimbye mu nda, ashobora kugira ibibazo by'agahinda, kuribwa bikabije, kumva wenda hari ibiryo adashaka, ibintu nk'ibyo ngibyo bikunze kubaho mu gihe umuntu ari mu mihango. Ariko ubundi imihango irangiye kugeza igihe intangangore izarekurirwa, aba ari igihe umudamu aba afite imbaraga, aba ari igihe ashobora gukora ibintu bye byose nta kibazo afite, aba ari igihe mbese twakwita ko umuntu mu mubiri w'umudamu uba utuje. Icyo gihe uba utuje, nta kavuyo k'imisemburo. Nta imisemburo iba ihari n'ubundi, ariko intanga ziba zirimo gukura, nta bindi bimenyetso bikabije byihariye agira ku mubiri we. Ubwo icyo cyari igice cya mbere, tubonyemo umusemburo yitwa FSH. Yego, ubuhari. Hanyuma undi musemburo uzamo ni estrogene. Estrogene ibaye nyinshi niyo ituma habaho icyo twita LH surge, gituma uwo musemburo witwa luteinizing hormone niwo utuma noneho ya ntangangore iva muri ka karirantanga igasohoka. Iyo isohotse rero icyo gihe tuba tugiye mu cyo navuga muri ovulation, noneho hagakurikiraho noneho n'igice cya kabiri cy'ukwezi k'umugore, aho icyo twita follicular phase. Muri icyo gihe rero ahantu intangangore yavuye muri ya follicule cyangwa muri aho yavuye muri ka karirantanga, isiga ikintu cyitwa luteum. Icyo kintu gisigara mu gifaransa bakita col jaune, gitangira gukora umusemburo witwa progesterone. Iyo gitangiye gukora umusemburo witwa progesterone, niwo utuma noneho nyababyeyi itangira kwitegura kwakira umwana, hakiyongera amaraso ajya kuri nyababyeyi, ingano y'amaraso yajyaga kuri nyababyeyi ikiyongera, kuko biteganya ko hagomba kuba ikiremwa gikeneye ayo maraso. Mbese nk'uko tubigereranyije ni nk'uko inyoni cyangwa inkoko yitegura guturaga amagi ikora icyari. Yego, turi gukora icyari hariya. Yego, twabigereranya no gukora icyari. Hanyuma rero iyo nk'uko twabivuze mbere, rero haramutse habayeho guhura kw'intangangabo n'intangangore, umwana akirema, umwana agenda agasanga icyo cyari cyacu cyarateguwe. Cyiteguye neza. Naho yaba yatabonetse umwana, bya bindi byose byari byarateguye, umubiri urabisohora, ibyo bisohoka byitwa imihango. Ubisohora bigenze gute, binyuze mu zihe nzira? Yego, iyo minsi 14 irangiye, ka kantu twabonye kitwa luteum cyangwa col jaune karekera gukora ya progesterone. Naho progesterone yagabanuka na estrogene zose ziragabanuka, noneho bigatuma ya nyababyeyi, ko iyo progesterone ni ituma icyo cyari cyacu cyangwa uko kwitegura kwa nyababyeyi kubaho. Iyo igabanutse rero bya bindi byari birimo birasohoka. Ni ukuvuga ngo iyo imisemburo ya progesterone nabyumvishe neza na estrogene, iyo igabanyutse bivuge ngo umwana ntagakije, cyari cyacu cyari cyakozwe muri nyababyeyi kivaho kigatangira gusohoka gake gake, ni ishusho y'amaraso uko tubibona.
aribyo byitwa imihango mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda. nuko umuntu akajya mu mihango Umuntu agatangira akajya mu kugira mihango. ibimenyetso mwatubwiye byo kubabara. Yego, uko kugabanuka rero kw'iyo misemburo bishobora gutuma agira ibyo bibazo, kubabara mu nda bitewe n'uko nyababyeyi iba ni contraction niko nabyita, sinzi uko nabivuga neza mu kinyarwanda, isa twabyita ngo ikira dushobora kuvuga kwibumbabumba cyangwa se kwiyegeranya. kwiyegeranya, noneho igasohora igasunika ibyo ngibyo byari birimo, ibyo yari yarateguye kwakiramo umwana, ari byo bisohoka nyine byitwa imihango, bigasohoka. Ubwo icyo gihe umunsi wa mbere umuntu abonye imihango akaba ariwo munsi witwa ko ari uwa mbere w'ukwezi gukurikiyeho. Aho biri kumvikana neza. Watubwiye imisemburo, twabonyemo estrogene, twabonyemo progesterone, twabonyemo FSH, follicular stimulating hormone, tunamo na luteinizing hormone. Iyo misemburo ivahe? Iyo misemburo hari icyo twita hypothalamus pituitary ovarian axis. Ni ukuvuga ngo ubwonko bwacu bufite igice cyitwa hypothalamus, icyo gice kikaba gikora nacyo imisemburo, twakwita ko ku rwego rwo hagati, mbese urwego rukuru rw'iyo misemburo. Hanyuma rero iyo hypothalamus niyo itanga komande ku yindi glande yitwa pituitary gland, noneho nayo igakora imisemburo. Iyo misemburo ya LH na FSH ituruka kuri pituitary gland akaba ari yiza gutanga, nimba navuga gutanga nka komande cyangwa amategeko ku mirerantanga, noneho bigatuma iryo hindagurika ryose twavuzeho rishobora kubaho. Niba mbyumvishe neza, iva kuri hypothalamus ikajya kuri pituitary igatanga LH na FSH, zikajya ku mirerantanga zigakora estrogene na progesterone. Ibyo bigatuma kwa guhindagurika watubwiye haraguru kubaho. Kuvuga ngo ibyo bintu byose umaze kutubwira nibyo bigize ukwezi k'umugore, nibyo bigira uruhare mu ihindagurika ribaho mu kwezi k'umugore. Ribaho mu kwezi k'umugore. Okay, urakoze cyane. Watubwiye ko iminsi iratandukana ku bagore kuva kuri 25 kugeza kuri 35. Biterwa n'iki? Ibyo hindagurika, ibintu bituma iyo minsi ihinduka ni byinshi. Icya mbere hari icyo twakwita impamvu ziri genetike. Ni ukuvuga ngo kuba ari uruhererekane, navuga rwo mu muryango, ariko abantu hari ibintu bibaho kubera amaraso y'abantu baturuka mu muryango umwe, akaba ari uko kwezi kwahinduka gutyo. Ikindi, iyo misemburo ntabwo ikorwa ku ngano zingana mu mibiri y'abadamu bose, bikaba rero ibyo ngibyo ari ibintu bituma ntabwo irekurwa ku buryo bumwe ngo umudamu kanaka n'uyu nguyu imisemburo yawe wenda igomba kurekurwa kuri uyu munsi cyangwa kuri iyi ngano ingana. Ibyo rero nabyo bikaba bituma hashobora kubaho guhindagurika hagati y'iminsi igize ukwezi k'umugore cyangwa se iminsi amara mu mihango, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kuvuga ngo umudamu ashaka kugira 25, undi akagira 27. Abenshi bagira ingahe? Abenshi ugereranyije moyenne bagira iminsi 28. Iminsi 28. Udufashije kugira ngo byaye bice byose tubyumve. Ubwo igice cya mbere cy'imihango kiva ku munsi wa mbere tukageza ku munsi wa 7. Niba nabyumvise ne cyase ku wa 5. Ni hagati y'iminsi 3 kugeza nko kuri 7. Reka dufate iminsi 5, sibyo? Igice cya kabiri cya kindi bwa twiste cyitwa proliferative phase kikava kuri uwo munsi kikageza ku munsi wa 14 wa ovulation. Ubwo ovulation ikaba. Igice cya nyuma kikava kuri ku munsi wa nyuma ovulation tukageza ku munsi wa nyuma mbere yuko ubona indi mihango. Icyo gice akaba ari cyo cyitwa follicular phase. Follicular phase ariyo bita ni ikindi harya ni luteal phase. Luteal phase. Icyo gice nacyo mwatubwiye kidahinduka ku bagore bose. Bivuze ngo waba ufite iminsi 35, waba ufite iminsi mwese aba ari 14.
yego icyo gice cya kabiri kimara iminsi 14 hanyuma indi minsi isigaye ubwo ikaza mu gice cya mbere. okay. Aho tubashije kubyumvikana neza. Nsoza muri ibi bice watubwiye ko ku munsi wa ovulation cyangwa se igihe intangangore yarekuwe Yego. hari ibimenyetso abantu bagira. Ni ibiki abagore benshi bakunda guhurizaho ko babona? Ikintu abadamu benshi bakunda guhurizaho mu gihe cya ovulation ntabwo ari bose, ni ukuvuga ngo muri rusange abenshi bakunda kugira uburibwe bumva mu kiziba cy'inda ariko ku ruhande rumwe. Ikindi bashobora kubona amaraso nk'uko twari twabivuze kare, amaraso aza ari makeya asa nk'ayerurutse atari amaraso atukura cyane. Ikindi ni uko abadamu benshi ikintu bahurizaho nanone ni uko habaho ihinduka mu rurenda babona. Ururenda rwo mu gitsina cy'umudamu rurahinduka, rurorohera, rukaba rusa nk'urukweduka rwenda kweruruka. Hanyuma ikindi gishobora kubaho ni uko hashobora kwiyongera k'ubushake bwo gukorana imibonano mpuzabitsina. Bitumye nibaza nk'umudamu turi kumwe na k'umukobwa turi kumwe. Ibyawe ni ibi ikibazo cy'amatsiko. Nanjye n'ibisanzwe ntago bigiye kure y'ibyo ngibyo. Ngenda iyo bimbayeho nka ovulation inshuro nyinshi mbona ibyo bimenyetso, kuribwa, guhindagurika k'ururenda. Urabimenya? Yego. Ibyo bari ibimenyetso bishobora gutuma ntekereza ko ndi mu gihe cyanjye cy'uburumbuke cyangwa cya ovulation. Hari abantu se bashobora kutabimenya? Yego bibaho. Kutabimenya icya mbere biterwa n'uko uba utazi ko izo mpinduka zishobora kubaho. Burya ikintu utazi ugenda mu muhanda uvuga ati muhanda nta modoka zibamo, imodoka ishobora no kugukandagira ko ushobora kugenda mu muhanda mo hagati, ariko ko hari imodoka zigendamo ushobora kugendera ku ruhande. Kuba utazi rero ikintu ko kibaho ushobora kutabimenya ko cyabaye. Icya kabiri, imibiri y'abantu y'abadamu bose ntabwo iteye kimwe, hari abatabigira, bikaba byabaho ibyo byose ariko bikaba bucece nimba ariko nabyita ntabimenye ko byabayeho. Okay. Reka mbibutse yuko turi kumwe na muganga Joyeuse uri kutuganirira ku bijyanye n'ukwezi k'umugore. Yatubwiye ibice bikugize, impinduka abadamu n'abakobwa bagira mu bice bigize ukwezi, buri gice kigira n'impinduka zacyo. Joyeuse, ikibazo njye kubaza gitumye nshaka kumenya ese haba hari akamaro ko kuba umuntu yabasha kubara ukwezi kwe? Yego. Byamufasha iki mu kuba yamenya kwibarira ukwezi kwe nk'umukobwa cyangwa se nk'umudamu? Ni byiza ko umudamu wese cyangwa umukobwa yagakwiye kumenya ukwezi kwe, kuko nk'uko twabivuze si ukwezi gutangira ku itariki ya mbere kukarangira ku ya 30, ni ukwezi guhinduka bitewe n'umubiri w'umuntu. Buri muntu agira ukwezi kwe, buri mudamu agira ukwezi kwe. Hanyuma rero kumenya ukwezi kwawe bifite akamaro kanini, kuko icya mbere bituma umenya nimba ukwezi kwawe guhinduka cyangwa kudahinduka. Kuko hari abadamu bagira ukwezi guhindagurika, hari n'abagira ukwezi kudahindagurika. Guhinduka, iyo tuvuze guhinduka, uyu munsi umudamu ashobora kugira ukwezi kukamara iminsi wenda 28, ikurikira akagira 27, ugukurikira akagira 29. Iryo hindagurika ritarengeje iminsi 2 tubifata nk'aho ko kwezi kudahinduka. Ariko hari undi mudamu ushobora kugira ukwezi kw'iminsi 26, ugukurikira akagira 35. Ibintu nk'ibyo bigenda bihindagurika. Ibyo rero bifasha umudamu kumenya ukwezi kwiwe nimba guhinduka cyangwa kudahinduka. Umaze kumenya kandi ukwezi kwawe nko ku badamu, bidufasha nanone kumenya igihe ushobora kwirinda gusama inda utateganyije, kuko mu buryo dufite mu Rwanda bwo kuboneza urubyaro harimo no kwifata mu gihe cy'uburumbuke cyangwa mu gihe utekereza ko hari amahirwe menshi yo gusama hari. Icyo gihe bikaba byagufasha nimba udashaka gusama muri icyo gihe, iyo uzi ukwezi kwawe uba uzi ngo iki gihe iki n'iki nzifata
cyangwa nzakoresha uburyo ubu n'ubu burimo agakingirizo kugira ngo ntasama ntabiteganyije. watubwiye ibice biranga ukwezi k'umugore, utubwira ibimenyetso bya buri gice, utubwira n'imisemburo irimo. Nkeka ko abadukurikiye hano bose basobanukiwe neza n'uko kwezi k'umugore. Ikibazo cyanjye ngana ku musozo w'iki gice cya mbere, ese ni akahe kamaro kuko buri mukobwa wese, buri mudamu wese, ndetse ahari n'umugabo cyangwa se n'umusore yakabaye amenya kubara ukwezi k'umugore, umugore ku giti cye cyangwa se umukopine we cyangwa se umufasha we kuba bafite? Ni akahe kamaro byabafasha iki? Murakoze. Kumenya ukwezi ku mudamu cyangwa ku mukobwa bifite akamaro kanini. Icya mbere ni uko bituma umudamu cyangwa umukobwa amenya ukwezi kwe, ese ni ukwezi guhinduka, ese ni ukwezi kudahinduka, ese ukwezi kwanjye kumara igihe kingana gute, ni iminsi 20, ni iminsi 40, ukwezi kwanjye kureshya gute. Ibyo ngibyo bifasha nanone. Indi mpamvu ya kabiri umuntu yakwiye kumenya ukwezi kwiwe ni uko bituma umudamu ashobora gupanga igihe ashobora kubyara igihe abishatse, cyangwa se igihe ashobora kwirinda ngo adasama igihe atifuza gutwara inda atateganyije. Ni ukuvuga ngo muri kwa kwezi uko twabibonye muri biriya bice harimo igice umudamu aba ari mu gihe cye cy'uburumbuke cyangwa nyuma yo kurekurwa kw'intangangore na mbere n'indi minsi imbere yaho gatoya, bishobora gufasha umudamu kumenya ati ngeze muri iki gihe cy'uburumbuke cy'ukwezi kwanjye, kubera ko azi uko kureshya, akamenya uko yifata, akamenya ko byitwaramo. Ibyo kandi usibye no gusama inda utateganyije, bifasha nanone abadamu bifuza kubyara nk'aba bamaze igihe kinini babana n'abagabo n'abafasha babo batari babona urubyaro. Bituma ashobora kumenya ati iki gihe ni icy'uburumbuke, akaba yakora imibonano mpuzabitsina uko yabigiriwe wendamo inama n'abaganga. Habamo abaganga bafasha abadamu mu by'imyororokere ku bantu bifuza urubyaro. Mbese bituma usama igihe wabiteganyije cyangwa ukabyirinda igihe utabiteganya. Ikindi kintu bifashaho ni uko bituma umenya ubuzima bwawe nk'umudamu cyangwa nk'umukobwa. Ni ukuvuga ngo iyo wari usanzwe uzi ukwezi kwawe, iyo hari ikintu gihindutseho uko byagenda kose urabimenya. Ukavuga ati wenda uku kwezi navuye cyane ugereranyije n'amezi yatambutse, cyangwa se ukavuga uku kwezi nta mihango se nabonye n'urugero, cyangwa ukavuga uku kwezi nagize uburibwe bukabije cyane, ku buryo hari ikintu iyo gihindutseho ushobora kumenya ihindagurika ryabaye mu mubiri wawe, ku buryo gushaka ubufasha bwo kwa muganga byakorohera. Ikindi kandi natwe biradufasha nk'abantu bakora kwa muganga, kuko iyo umudamu azi ukwezi kwe akagira impinduka runaka zabayeho akabikubwira neza kubera ko yabikurikiranye, bituma ubasha kumenya aho ushakira umuti w'ikibazo kiramutse gihari. Muganga, hari akantu uvuze neza uti bituma umuntu ashobora kumenya igihe asama cyangwa se n'igihe atasama, ariko hari ibintu bidasobanutse. Ni gute ku munsi wa 14 ariho imibonano mpuzabitsina yazajya niba dushaka kuyikora kugira ngo dusame, cyangwa se twayinda kugira ngo tudasama? Ubibara gute ku buryo uvuga uti iki gihe ndatwita, cyangwa se iki gihe ndamutse mbikoze umugani wa babandi nasama cyangwa se ntabwo nasama? Wagira inama cy'abadukurikiye uti uyu munsi, iyi minsi tuzayirinde cyangwa se tuzabijyemo cyane bitewe n'icyo umuntu ashaka? Yego, murakoze. Ku kijyanye n'igihe cy'uburumbuke ntabwo ari umunsi umwe, ntabwo ari umunsi wa 14. Umunsi wa 14 nawo twe twawuvuze tutanga urugero rw'umudamu cyangwa umukobwa ufite ukwezi kugira iminsi 28. Yego. Ni ukuvuga ngo umunsi wa 14 impamvu ni uko ariwo yari ukwezi kw'iminsi 28. Ni ukuvuga ngo cya gice cya kabiri dukuramo iminsi yawo 14 n'imbere hagasigara indi 14, bikaba bigabanyijemo gutyo kabiri. Hanyuma rero ku mudamu ufite ukwezi kugira iyo minsi 28, ni ukuvuga ngo nimba intangangore yarekuwe ku munsi wa 14,
haba hari ukuraho iminsi byibuze 5 mbere y'uko iyo munsi wa 14 ugera, ukongeraho nyuma iminsi 2 kugeza kuri 3. ni ukuvuga ngo umuntu aba afite igihe cy'iminsi ingana n'8 cyangwa 9 y'uburumbuke mu kwezi. Ubivuze ngo niba uyu ari umunsi wa 14, yego, wenda dusupoze ko umudamu njyewe, ako ntabwo ndi umudamu weho wagiye muri ovirasiyo uyu munsi, yego, ubwo iminsi 5 nsubiye inyuma, yego, wari mu gihe cy'uburumbuke. igihe cyari cy'uburumbuke, noneho ngafata n'indi minsi 2 cyangwa 3 nyuma nyuma yaho, icyo gihe nacyo tukakibara nk'icy'uburumbuke. Iyo minsi yose tuyiteranyije iminsi 7, 8. Kuki tuyibara gutyo? Iyo minsi impamvu tuyibara gutyo ni ukuvuga ngo intangangore yirekuwe ku munsi wa 14 ibishobora kubaho mu gihe cy'amasaha 48, yego, iri mu mubiri w'umudamu, mu tuyoborantanga, mu miyoborantanga itarapfa. Yego. Nyuma yaho ya masaha 28 iyo ntangangore ibishobora gupfa, gutakaza ubuzima. Noneho twongeraho andi masaha 28 nk'ay'ubwirinzi gusa, nimba ariko navuga ni amasaha ya security mu gihe yarengeje, kubera ko ntago tuba tuzi byanze bikunze ngo iyo ntanga yarekuwe uyu munsi saa 1 cyangwa saa 2. ni ukuvuga ngo ayo masaha yandi tuyarenzaho kugira ngo abe ari nk'amasaha y'ubwirinzi. Hanyuma iyo minsi dukuraho ya mbere yaho nuko uyu mudamu akoze imibonano mpuzabitsina idakingiye akabonana n'umugabo, umugabo agasohora izo ntangangabo zishobora kuba mu mubiri w'umudamu iminsi igera kuva kuri 3 kugeza kuri 5 zitegereje intangangore. Noneho zamara iyo minsi 5 zitarahura n'intangangore, akaba aribwo zo zishobora gupfa cyangwa gutakaza ubuzima. ni ukuvuga ngo rero uramutse ukoze imibonano mpuzabitsina tuvuge ku cyumweru, umunsi wawe wa 14 uzagera ku wa 2, ni ukuvuga ngo za ntangangabo zinjiye ku cyumweru zizaba zikirimo. Ya ntangangore nirekurwa habe hariho amahirwe yo guhura, umuntu abe yasama. ni ukuvuga rero ngo icyo gihe cy'iminsi twabara nk'8 aba ari nicyo gihe twita icy'uburumbuke ku mudamu cyangwa ku mukobwa, aho afite amahirwe menshi yo gusama. Umusore, nkumi, mugabo, umugore unkurikiye, ndibaza usobanukiwe neza n'igihe wabasha gusama, cyangwa se n'igihe niba ushaka gusama igihe wabikorera, n'igihe waba utabishaka igihe wabyirinda. Mu kanya turakomeza noneho turebera hamwe ese ni ibiki wakora, ni ibiki wakwirinda, ni ibihe bintu by'amatsiko biri inyuma y'imihango abantu tutazi. Turabashimiye, muze kongera kudukurikira mu kiganiro cyacu gitaha. Murakoze.